Ah, chérie. waje? Yewe. Chérie, kuri mashikote rero. Ariko umunaniro mba mvuye ku kazi. Cyane. Bisutse rero bikamanze. Akazi. Nese Shishu. Umeze utese. Cyane ari gukumbuye pe. None se makazi byagenze bite? Akazi ni sawa. Ariko njya kugasoza nagukumbuye. Rekata. Urukumbuza ari rwose. Ndabona watutubikanye. Koko. Nizere ko ibintu ari sawa. Shana turaho nyine. Nanjye nicaye aha irungu ryanyishe. Uri wenyine. Ako nawe ngukumbuye. Kundusha. Njye ngukumbuye cyane kuruta. Mu kazi biragenda se? Cyane mu kazi biri kugenda nta kibazo. Shana ngukumbuye. Nukuri. None se ubu wareka tukabanza tujya muri dushe. Umuntu yamanza akajya kwitera utuzi cyokere kwigwa mu kazi iki byose mukaza tukajya ku meza tukajya kuruhuka cyane rwose chérie ukirira utuzi muri dushe gutegurira nta ribi mbega umugore mwiza we. Zanda. Hi Jack. Hi. Komere cyane. Yego. Kumeze mute? Tumeze neza. Welcome. Sawa. Iminsi myinshi cyane. Meze neza ndabona ukeye cyane kabisa. Urebye nta kibazo byagendaga gake gake. Nta kibazo. Imana ishimwe. Gusa ndimo kunyura muri document zawe. Okay, namaze rero kuzisinya. Yego. Maze kuzisinya igisigaye no kuzishikiriza secrétaire nawe akazaza akagufasha. Yego. Maze nawe agasinyaho den ugatsindira n'isoko. Murakoze cyane rwose Zanda. Erega buriya nkamwe twari dukeneye. Oya humura. Kaba madamu sorry gato. Allo? Ariko Sheri wagiye he ko nakubuze? Sheri nari nagiye kureba gahunda za soko niho ndi kumwe na kontabure. Cyangwa wongeye wagiye muri za nshoreke zawe z'abagore? Rwose sorry. None kuki wagiye utambwiye ugiye? Kuki wagiye utambwiye ahantu ugiye? Kandi ibintu nawe usigaye warigize byo kugenda utavuze ugiye kunca inyuma gusa. Jack, what happened? Nta kibazo. Kandi kubona isi uhinduka? Oya nta kibazo. Buriya telefone nyine. Okay, it's okay. Nawundi ntabwo isoko nari kwima. Urabizi neza ko twabanye kuva kera, nta kintu nigeze nkwima, nta kintu nigeze unyima, kandi nicyo nigeze nkubura. Niyo mpamvu rero ndi gukoresha ibishoboka byose kugira ngo isoko bari uritsindira. Buriya rega abantu baberaho gufashanya ariko buma nibaza byandenze mvuga isubu nzaguhemba iki koko. Rega ni wowe Zanda wacu ntabwo ndi wo kudufasha nyine. Jack, don't worry kabisa, nta mpamvu yo gushimira. Murakoze cyane kandi turacyashima. Nta kibazo rwose, nta mpamvu yo gushima. Icyo nifuza nuko umererwa neza ndetse n'umuryango ugakomeza gutera imbere. Ahubwo se madamu ameze ate n'umwana? Madamu urebye nta kibazo. Arakomeye. Imana ishimwe rwose. Naho ubundi ikintu gisigaye ni umukono wa secrétaire. Yego. Ariko hari ahantu amaze iminsi yaragiye ubwo nko kuwa kabiri azaza kureba aho ukorera kuri office. Azana izino document zose ndaza kuzibika nawe uzanagwa kopi. Yego. Ndaza gukomeza nyuzemo amaso nawe naza nzahita nzimuhereza. Yego. Asinyuzemo amaso arebe noneho ashyireho umukono.
Deni azaza kukwirebera ku kazi we nugira ikibazo cyane rwose kandi rwose icyo nshoboye nzakibafasha kugira ngo isoko muri tsindire icyo nicyo gikwiye murakoze cyane turabashimye yego ubwo rero ibindi tuzajya tuvugana kuri telefone yego sawa murakoze cyane sawa ibihe byiza usubize madamu yego sawa murakoze sawa rero sheri niba hari umuntu mukundirana shusho ntabwo nakubeshya niko kuri ariko hari ikintu cy'unkorera nkabona ntabwo kimbereye cyiza haba ndi mu rugo cyangwa se ndi mu kazi akantu ko gufuha rwose sheri ufuha cyane ukabikabiriza ku buryo no ku kazi pe usanga biri kubongamamo maze sheri kamubaze none kuba wamagana akakubwira kuriya utekereza ko mba nkwanze birumvikana ntabwo ari ukunyanga reka sinkwanga sheri nawe ntukaze ukabye njyewe ndagukunda mba numva nkuhangayikiye umunota ku munota iyo tutari kumwe mba numva ntameze neza rero ubwo uzajya ubyihanganira nyine mbese ko nanjye ntamenye uko nakubwiye nabi kubikontorora birananira nyine cyane noneho iyo nkuhamagaye ntiwitabe telefone mpita numva sinzi ukuntu mbaye ubwo nyine uzajya ubyihanganira sibyo basi se nta kundi twabikosora ukajya umpamagara sheri nawe wagiye ureka ubwo se urumva twabikosora gute erega ikibazo ahantu kiri ibaze kumpamagara ndi mu nama ugatangira kumbwira ngo ubwo ndi mu bagore ndi hehe urumva atari ikibazo sheri reka nyine ubwo none kuba byagenze mbese ubwo ngubwo ari wowe njye wabigenza ute kuba nkubwira ariya magambo sinkwanga mba nagukumbuye nkakubura ubundi ngiye kumva numva byagenda ngiye mba numva aho ugiye hose twajyana tukajyana mba numva utamba impande noneho niyo bamva iyo nkuhamagaye telefone ntuyifate itabinjya mu matwi nkumva injereri ziravuze ahantu hose urizi kuri njye biri ku byiciro nk'esheshatu ariko ndagerageza nkihangana sinkubwire nabi nyine ese ubu urabona ariko buriya nta muntu bitabaho ariko ukifata ukavuga ngo umugabo ari mu kazi nyine yagiye guhaha uvuga koko sheri hari ibintu nawe reka nkubwire gusa ukuntu ngiye kubigenza ngiye kugerageza nzajya nifatamo gake siwumva icyo mwemerere gakeya sibyo cyane none sawa sheri ariko nta nubwo uheruka kunsohokana rero buriya rero nicyo kintu natashye ndi gutekereza noneho kuva unyemereye ko ugiye kubigabanya ubu ngubu noneho pe ndabikwemereye